nishimiye kugusanga uri kunyumva muri uyu mwanya. Iki kiganiro nimenya byinshi. Niba uri kukireba cyangwa se ukaba uri kureba icyo ari cyo cyose uri kureba muri uyu mwanya, gusa ukaba uri kukibona neza, nuko hari ikintu kimwe cy'ingenzi kandi cyangombwa wari ukeneye kandi ugikenera kugeza uyu munsi, kugira ngo uko biri kugenda muri uyu mwanya ariko biba biri kugenda. Hari ikintu dukesha kuba tureba neza, tukamenya ibyo tubonye ngo ni ibiki kandi birasa gute. Ijisho ngo uru rugingo rutugeza ku bintu bitagira ingano muri ubu buzima. Hamwe naryo twarize, turasoma, dutunga telefone, tuzamura kandi tugaburira amarangamutima yacu tureba televiziyo n'ibindi bidususurutsa. Dukunda abo tubona uko basa, tubabazwa n'ibyo twabonye, dushimishwa n'ibyo twabonye, yemwe n'ibindi byinshi umuntu atapfa kurangiza. Njye nitwa Samuel Mugisha. Wigeze ureba ukuntu hari bamwe mu bantu bajya bifuza kugira amaso y'umweru? Iki kibazo nyuma y'uko ntekereje ngasanga hari abantu bakibaza, bibaza uko babigeraho bakagira amaso y'urwererane, nahise ntekereza kubategura ikiganiro kibivugaho. Niyo mpamvu uyu munsi turi kuvuga kuri iyi ngingo. Reka tuvuge ku bintu 5 wakorera amaso yawe mu buryo bwo kuyitaho, ubundi ukayarinda guhindura ibara, ahubwo agahora ari urwererane. Ikaze. Nongeye kubaha ikaze nanone. Niba warigeze na rimwe kumva ubangamiwe n'imiterere y'amaso yawe, wenda nibura ukaba ubangamiwe no kuba wenda asa n'umutuku cyangwa asa n'umuhondo, nyemerera tubane muri iki kiganiro mpaka kugeza ku musozo. Dore zimwe mu nzira 5 zagufasha kuba wahindura uko amaso yawe asa, ukayarinda gutukura ukundi, ahubwo agahora atangaza kandi anakurura buri bantu bose bakubona. Mbere yuko dukomeza iki kiganiro mukigezwaho ku bufatanye na Narration. Iyo ni nayo mpamvu tubashishikariza gukora subscribe kuri channel ya Narration Rwanda, aho muyikora mumanutse munsi y'iyi video mukareba hano tukura handitse ijambo subscribe mukakanda, ndetse mwabona n'akazogera mukibuka kugakandaho, ubundi mukajya mubona ibiganiro byacu byose mu buryo buboroheye cyane. Reka noneho turambura ikiganiro cyacu. Niba hari ibintu bihindura imisanire n'imiterere y'amaso yacu, ibyinshi nitwe tubigiramo uruhare. Iyo twifuza kugira amaso y'umweru, nyamara uwo mweru twifuza ari twe tuwirimburira, biba bisa nkaho turi kwifuza ibyo twiyaka. Ni kangahe watekereje ku ngaruka n'icyo bikuzanira kuba utwikisha amaso yawe urumuri rutari kamere nk'amatara, urumuri rwa televiziyo cyangwa se rwa telefone? Ni kangahe dutekereza ko tugomba kandi ari ibyangombwa gusukura amaso yacu? Dore bimwe mu bintu 5 uzakorera amaso yawe akaba urwererane nkurubura. Ku ikubitiro, gusukura amaso yawe ukavanamo imyanda yose byaba ari igitekerezo cyiza kandi cy'ingenzi ku muntu wese wifuza amaso y'umweru. Utuntu duto cyane nk'umukungugu iyo tugiye mu maso yacu, tuba dushobora kwangiza imitsi yo mu maso. Gusa iyo twe ibyo bitubayeho, wenda mu maso yacu hakajyamo nk'imyanda mike, ikihutirwa kuri twe ni ukubyiringira amaso yacu. Kubyiringira amaso ubusanzwe ntabwo aba ari byiza na gato, kuko biba bishobora kwangiza igice cy'ijisho cyitwa cornea, transparent cornea. Iki gice nureba mu ijisho rya mugenzi wawe uzakibona. Ni cya gice cy'umweru kiba gikikije imboni zacu. Ni igice gifite umumaro cyane kuko ni nacyo gifataho umutsi utwara amakuru uyavana mu ijisho ryacu ukayajyana mu bwonko. Kwibasirwa byo turabizi ko ari cyo kibasirwa cyane, kuko guhindura amaso yacu umweru no kubyifuza kose biba byaturutse ku kutishimira uko kiba cyarahindutse. Twari tukivuga kuri cya gice cy'ijisho cyitwa cornea. Ubundi abahanga mu buzima bw'umubiri w'umuntu bavuga ko byakabaye byiza umuntu agiye yoza ijisho rye kuruta uko yakaribyiringiye igihe hagiyemo agatotsi. Ariko se bikorwa gute? Ijisho ryawe warigirira isuku uryoza mu buhe buryo? Ijisho ryawe ubundi uba ushobora kuryoza uramutse ushyize nk'igitonyanga cy'amazi mu jisho ukanuye, igihe kimaze kujyamo ugahombaguza cyane kandi byihuse. Ibi biba byiza cyane iyo unakoresheje ikiganza n'intoki zacyo ukarifungura mu gihe igitonyanga gitambukamo hose mu jisho. Gusukura amaso yawe kandi unashobora kubikora ukoresha amazi meza ugakaraba mu maso hawe, gusa ukabikora amaso yawe afunguye. Ibi bituma amazi anyura mu maso akahoza, ndetse imyanda n'agatotsi akariko kose kakavamo. Koza amaso yawe kandi
uba ushobora kubikora unakoresheje ibikoresho byabugenewe mu koza amaso. Nge namwe muri kumva iki kiganiro, twese turaryama cyangwa se turasinzira, turabizi cyane, ariko se ni bangahe turyama amasaha ahagije? Ni mbarwa. Gusinzira amasaha 8 nibura ku munsi biri mu byagufasha kuba wahindura amaso yawe akaba umweru. Kutabona igihe gihagije cyo gusinzira biri mu bintu bituma amaso ahindura ibara akaba yasa umutuku cyangwa se umuhondo. Abantu bakuru nibura bisaba ko baryama amasaha ari hagati ya 7 n'9 buri joro kugira ngo babe baruhutse neza bihagije. Uretse ko no kuri bamwe amasaha ari munsi yayo ngayo tuvuze haruguru hari igihe aba ahagije bitewe n'imibiri yabo. Niba wifuza amaso afite ubuzima rero, kuba wajya uruhuka bihagije byagufasha cyane. Dore ikintu cya gatatu cyagufasha guhindura amaso yawe urwererane akaba umweru koko. Ruhuka kureba muri televiziyo cyangwa se muri mudasobwa niba uyigira. Nubwo waba waryamye igihe kirekire gihagije, ushobora kuguma ufite amaso atukuye cyangwa se adasa uko uyifuza bitewe n'igihe umara uri kureba televiziyo cyangwa se igihe umara ukoresha mudasobwa yawe. Ibi biterwa nuko iyo abantu bari kureba muri mudasobwa cyangwa se bari kureba televiziyo bahumbya gake cyane bishoboka. Ubushakashatsi bugaragaza ko nibura umuntu uri kureba televiziyo cyangwa se uri kureba muri mudasobwa yagakwiye kujya afata akaruhuko ko kuruhura amaso ye nibura nk'iminota 15 buri uko amaze amasaha 2 ari gukoresha mudasobwa cyangwa se ari kureba televiziyo. Ibi kandi bavuga ko biba byiza cyane iyo umuntu abifatanyije no kujya afata akaruhuko k'amasegonda 30 buri minota 15 amaze ari kureba muri televiziyo cyangwa se muri mudasobwa. Igihe uri gufata aka karuhuko bavuga ko biba ari byiza cyane kugerageza kureba ahantu kure cyane hitaruye, wenda urebeye nko mu idirishya cyangwa se wenda ukaba wareba nk'ifoto iri ahantu hitaruye iba imanitse mu cyumba uri gukoreramo. Ubundi buryo wakwifashisha uhindura amaso yawe urwererane dusangamo no kwambara amadarubindi azwi ku izina rya sunglasses cyangwa se amwe dukunda kwita Ray-Ban. Nge namwe muri kureba iki kiganiro twese tuzi ukuntu bene aya madarubindi ya Ray-Ban aba yijimye mu birahuri byayo. Mu gihe rero wambaye Ray-Ban bikurinda ibintu byinshi cyane bitandukanye byakwangiza amaso yawe, by'umwihariko ku ngingo yo gutukura kw'amaso. Kumara ku izuba igihe kirekire cyangwa se mu muyaga biba bishobora gutuma amaso yawe atukura. Mu gihe wambaye ya madarubindi nababwiye haruguru yitwa Ray-Ban bikurinda kuba amaso yawe yakwakira urumuri rukabije, ndetse bikakurinda kuba amaso yawe yakubitwa n'umuyaga cyangwa se ngo yinjirwemo n'urumuri cyangwa se imirasire mibi cyane by'umwihariko ku ijisho yitwa ultraviolet. Ushobora kuba wifuza kuba wagira amaso y'umweru gusa wenda ukaba unywa itabi cyangwa se ukaba uzarinywa. Iki gihe uba urimo urarota inzozi uba utazakanguka. Niba hari umwe mu banzi batera amaso gutukura ni itabi. Niba unywa itabi rero gerageza bishoboka kurireka, ndetse wirinde ahantu hari imyotsi yaryo, wenda nk'aho bari kurinywera ujye uhagendera kure. Uretse kuba ibi bizagufasha kurinda amaso yawe byonyine, burya kureka itabi bifitiye umubiri byiza byinshi cyane. Reka tuvuge ku kintu cya nyuma muri bya bintu 5 naguteguriye uyu munsi byagufasha guhindura amaso yawe umweru uramutse ubyifuza. Ikintu cya gatanu ugomba gushinga hagati ni ukudakoresha imiti yo guhindura amaso imyeru. Nibyo wenda nibishya no kuri wowe, wenda nta nibyo wari unazi, gusa bibaho. Habaho imiti ihindura amaso imyeru. Wenda uhise wumva waracikanwe kuba utarayigura, gusa kuyikoresha cyane biba bishobora gutera ikibazo kurusha kucyoroshya. Imwe mu miti ikoreshwa nk'uwitwa vasoconstrictors hari igihe iba ifite bimwe mu binyabutabire bituma udutsi two mu maso dutwara amaraso twegerana cyane. Ibi iyo bibaye kuko umubiri wacu uremwe ku buryo uhora usa naho utegetswe gushaka ibisubizo by'ibibazo byose tuwusukaho, umubiri wacu uhita wubaka uburyo bwo kurwanya iyo miti. Nk'igisubizo cy'ibyavuye mu ntambara iba yabaye hagati y'ibikoze imiti n'umubiri wawe, amaso yawe ahita atukura cyane noneho birenze uko byari bisanzwe. Iyi niyo mpamvu gukoresha iyi miti cyane atari byiza na gato. Mu gihe wasanga ukeneye kugura umuti ugufasha guhindura amaso yawe umweru, dore bimwe mu binyabutabire ugomba gusuzuma niba bitagize bimwe mu bikoze uwo muti, hanyuma ukabona kuwugura nta nkemangwa. Muri ibyo binyabutabire harimo icyitwa ephedrine hydrochloride,
naphthalene hydrochloride, phenylethylene hydrochloride ndetse n'icyitwa tetrahydrozoline hydrochloride. Ni naho dusorera iki gice cy'iki kiganiro, mwakoze kugikurikira. Nge nitwa Samuel Mugisha nk'ibisanzwe. Imana ikomeze barinde kuko ndabakunda cyane. Naho ubutaha.